Muhoza yari aryamye, Rwema yicaye muri salo yahanze amaso telefone ye yari irimo amashusho ya Sano na Muhoza. Nawe ntiyari ari kubasha kumenya inshuro amaze kuyareba. Yarayasesenguye akoresha ubushobozi bwose bw'ubwonko bwe, ariko akabura uburyo abisobanura. Umukoresha we yari amaze kumuhamagara inshuro nyinshi, ariko ntabwo yigeze yitaba. Rwema yumvaga yifuza ikintu cyatuma umugore we agira ubuzima bwiza. Yakiriye ubutumwa bugufi bivuye ku mukoresha we amubaza ikibazo yagize. Yamusabye ko igihe cyose araza kubonera ubutumwa agomba kumuhamagara kuko yari akenewe. Yari umukozi mwiza abantu bose bumva, ikindi bakamwubaha. Kubura kwe kwari ugupfa kw'akazi. Rwema yizengurutseho inshuro utabara. Urugendo yagendaga mu nzu yiwe ururambuye rwavamo ibirometero 100. Yaretse ibyo kugira ubwoba no guhangayika cyane, afata icyemezo cyo gusiga umugore we mu nzu ari wenyine. Ubundi afata telefone yiwe ubwo imodoka aba yitambitse mu muhanda. Yagenderaga ku muvuduko wo hejuru. Yashakaga gufatiranya igihe akaza kugaruka mu rugo umugore we agisinziye. Iyo ibitugu byacu biremerewe tugashingura intambwe dufite aho tugiye, twifuza ko ibyo biturushya byasigara inyuma. Biba ibyago iyo biri mu mitima yacu. Aho niho ubushobozi bw'umuntu burangirira. Ntawabasha kurambura amaboko ye ngo yikore ku mutima, kandi niyo yaba ari inshuti yawe magara nayo nuko. Rwema yageze ku muganga, bari bamaze guhana gahunda. Rwema yasanze bamwiteguye. Bwari bwo bwa mbere agiye guhura n'umuganga uvura uburwayi bwo mu mutwe. Yamaze kwicara, umuganga aramureba ati, ese ni wowe Rwema? Undi yemera akoresheje umutwe ati, kandi yanacanganyikiwe. Umuganga ati, nitwa Uwineza wa Nyineza. Uwineza yagiye gukomeza kuvuga. Rwema afata telefone ye ashyiramo amashusho ya Muhoza na Sano. Uwineza yafashe telefone abanza kureba Rwema. Ubundi Rwema amusaba ko yareba ayo mashusho. Nta bundi busobanuro, nta n'ibindi bibazo. Uwineza yafashe telefone arayareba, abona abagore bombi bambaye impeta. Yubuye amaso abona Rwema nawe yambaye impeta. Ubundi akomeza areba ikiganiro cyabaye hagati ya Muhoza na Sano. Uwineza nawe ntiyagiye kure y'ibyo abandi barimo bavuga, ko Muhoza na Sano bakundana bahuje ibitsina. Nyuma yo kureba ayo mashusho, Uwineza yashyize telefone ku meza areba Rwema aramubaza ati, umugore wawe ni uwuhe? Rwema yakojeje agatoki ku ishusho y'umugore we. Uwineza atari yavuga, Rwema yamurebye mu maso amuca mu ijambo agira ati, ndagusabye ntubyemeze, ntabwo ari ukuri. Uwineza ati, mumaranye igihe kingana gite? Rwema yasubije ko ari imyaka 5 babana. Uwineza yikije imitima, afata telefone arongera yisubiramo. Asubira muri ya mashusho yitonze cyane, areba ishusho ku rindi. Areba Rwema aramubwira ati, byaba byiza aba bantu bombi ndi kumwe nabo. Rwema yafashe telefone ye arayibika. Aganirira Uwineza ukuntu Muhoza na Sano bahuye. Yungamo ko aribwo bwa mbere umugore we yagirana umubano ukomeye gutyo n'undi mugore. Rwema yagarutse iwe mu rugo, yinjira mu cyumba asanga umugore we aracyaryamye. Yicaye ku buriri afashe agacumu mu biganza bye. Yasomagaho buke buke, amaso yahanze umugore we. Yibutse ko afite umukoresha, afata telefone ubwo amwandikira ubutumwa bwo kumwiseguraho. Yamubwiye ko umugore we afite ikibazo, gusa amwizeza ko mu minsi ikurikiyeho agomba kuboneka mu kazi. Ubundi amwifuriza umugoroba mwiza. Uko ubwo butumwa bwagendaga, ni nako Mugisha nawe yari ari gushushanyashanya ategura ibyo kurya by'umugore wakunda, dore ko yakundaga akaboga cyane. Sano yagiye gukanguka mu ijoro yumva impumuro yatamye hose. Mugisha yatekaga inshuro nkeya, gusa yari umutetsi mwiza. Sano yarabikundaga cyane. Ubwo yari ahagaze mu muryango abona ukuntu Mugisha ari kwinyuranyuramo ategura ameze neza. Ubundi atera intambwe amwegera amutunguye. Mugisha arikanga, itasi iramucikira ameneka. Bombi bahuriye hasi bari kurwana no gutoragura utumene. Kamwe muri utwo duce bagahurijeho intoki zabo. Sano aramwenyura amubaza ati, ese ndagukanze? Mugisha azunguza umutwe amwenyurana kwicuza ati, hoya. Ahita akomereza ati, waruhutse se?
Bombi barigutse. Sano yumva impumuro y'ibiryo, aho gusubiza ibyuka ibitotsi byamugendekeye, ahubwo atwarwa n'amatsiko yagapfundikiye ati turarya ryari. Sano yari ari kwitwara nk'aho nta gisubizo afite. Mugisha we yari afite ipfunwe bitewe n'urushyi yamukubise. Yari ari gushaka umwenge aranyuzamo akameneka umutima we agasaba imbabazi. Sano yarahindukiye amurebana indoro yo kumubaza niba atemerewe kujya gufungura ibyo biri mu sorori ngo atangire arye. Mugisha we yari kure mu bitekerezo. Sano amufata akaboko aramubwira ati kwihangana kwanjye urakuzi iyo ndi kumva agahumuro k'inyama. Sano yaramukuruye ubundi bombi bajya kwicara. Mugisha yanyuzagamo akareba umugore we urugwiro rwije, agakunda gusabana ndetse no kubona abantu bishimye. Yarebaga ikiganza cy'iburyo yakoresheje akubita umugore we akakivuma. Sano yari ahumuriwe areba umugabo we aramubwira ati biraryoshye. Mugisha yazenze amarira mu maso. Sano aramureba amubaza ikibaye. Mugisha yatitiye iminwa abura ubwasohora ijambo ryendaga gusandaza umutima we. Sano wari utegereje uburenganzira bwo kurya yatunguwe no kubona uwo yihebeye ari gushoka amarira ku matama. Yagiye guhaguruka aho yari yicaye, umugabo amufata akaboko. Yakoresheje akandi k'iburyo ubundi arahindukira akoresha ak'ibumoso. Asitarira ku kiniga cyari mu muhogo we amera nk'usandaye ati ndakwinginze mbabarira. Mugisha yamufashe amaboko atuje cyane, amagambo amubana make, ahubwo amarira yashokaga ku matama ye niyo yamuvugiye. Sano yarahagurutse aho yari yicaye ajya kumwicara iruhande, atangira kumuhanagura amarira ye. Sano ntiyari azi icyo kuvuga. Mugisha yarebye akaboko ke k'iburyo arakavuma ati sinzongera gukoresha ndi kurya cyangwa nsuhuza abantu. Sano yahise amwiyegereza aramuhobera aramukomeza. Sano nawe atangira kwihanagura mu maso. Ubwo igikanu cyiwe cyari ku bitugu bya Mugisha. Yateruranye agahinda ati mugabo nkunda sinzi ibiri kumbaho, ntabwo nzi uko nabisobanura. Mugisha yeguye umutwe ku bitugu bya Sano ubundi aramureba amufata ku matama. Sano arakomeza ati umbabarire. Mugisha yazunguje umutwe amubwira ati ni wowe wo kumbabarira. Sano yamufashe ku biganza, imboni zabo zihinduka umweru kubera amarira yari ari gushoka ku matama yabo. Ifunguro ryari riryoshye. Mugisha ari kugerageza kurisha umuso kuko yari yasezeye kongera gukoresha akaboko kiwe k'iburyo. Ubwo yari yabigize indahiro byagombaga kuba n'ukuri. Uwo ni we yari we. Rimwe na rimwe amagambo yavugaga yikinira byarangiraga bihamye mu buzima bwe. Gusa yabashije gusaba imbabazi ndetse byari bimuvuye ku mutima. Sano yaramubabariye. Ubwo bombi barimo basoza kurya, telefone ya Mugisha yararize. Arebye abona ni Rwema umuhamagaye. Yabanje kureba umugore we arangije amwereka telefone abona kwitaba. Sano we ntiyasobanukiwe impamvu Mugisha abanje kumwereka telefone. Mugisha yaritabye nta kujijinganya, abanza abaza Rwema niba Muhoza ari amahoro. Rwema yikije imitima amubaza niba afite umwanya kuko yari ashaka ko bahura. Bombi ntibari bazi ibiri kuba ku bagore babo. Mugisha yabanje kureba umugore we ameze nk'umuntu uri kumusaba uruhushya rwo kugenda. Gusa Sano we yari yatwawe no kwirira inyama, dore ko zatumaga yizihirwa cyane. Kuva yari atwite rero aho byari byarahumiye ni ku murari. Yari asigaye azikunda cyane birenze ukwemera. Mugisha yakuye telefone ku gutwi abwira Sano ko agiye kureba Rwema. Sano yumvaga bajyanye ariko yatekereza ko Mugisha abimusaba arahera. Mugisha yarimo asoza koga, arimo koga intoki. Ubwo yahagurukaga agiye kugenda, Sano yarateruye ati wakoze cyane. Mugisha aramwenyura amusoma ku mpanga aramwakira ati ni wowe wakoze kandi ndagushimiye. Yarimo amushimira imbabazi yamuhaye, kandi Sano nawe ari kumushimira ibiryo byiza kandi biryoshye yari yamutekeye. Mugisha yasezeranyije umugore we ko ari bugaruke vuba ubundi aragenda. Sano yasigaye yicaye arimo atekereza ku buryo ubuzima bwe buri guhinduka kugeza n'ubwo yateye umugabo umujinya akamukubita urushyi.
Sano yari azi neza Mugisha ukuntu yitonda, ndetse imyaka bakundanye yose nibwo yari abonye Mugisha agira umujinya ungana gutyo. Sano yeguye telefone yiwe ugahamagara mama we, dore ko nyina ataratuye kure cyane y'iwabo. Umubyeyi yaritabye, yari afite n'amakuru menshi, ntiyahaye Sano umwanya wo kugira byinshi avuga. Yahise amubaza ati umwuzukuru wanjye amerewe ate? Sano yikoze ku nda asubiza amwenyura ati ameze neza, gusa yitsaga imitima cyane. Umubyeyi ati uhangayikishijwe n'iki mwana wanjye? Akenshi ibintu tunyuramo twibwira ko hari undi muntu wabinyuzemo, kandi buri gihe twizera ko abatubanjirije kuba bafite icyo babiziho. Sano yabuze uko asobanurira umubyeyi we, arangije amusaba ko babonana. Mama we yabyemeye yihuse, amubaza niba yamusanga iwe cyangwa se Sano yamusanga imuhira. Sano yamubwiye ko byaba byiza amusanze imuhira kugira ngo abashe no kurambura amaguru. Umubyeyi we yamubwiye ko aramutegereza, nuko bahana isaha ndetse n'igihe. Mu rujijo rwinshi Sano yakuye telefoni ku gutwi, ubundi nawe aritegura, asigaye yanditse urwandiko amenyesha umugabo we aho agiye. Bombi bari bataye umutwe. Rwema amara urwarwa mu gacuba bamuhereza urundi. Mugisha we yari atuje, agacuma kiwe kari kanyuzemo ibitekerezo bye biri kure. Niwo mwanya bari babonye wo kuganira kugira ngo bombi babone uko bahereza umurongo ikibazo cy'abagore babo. Iyaba mama akiriho wenda yari kubasha kunsobanurira ibyo ndi kwibaza, ariko simbibonera ibisubizo. Uko niko Mugisha yari arimo yivugisha. Rwema yari imyoje, abanza gukurura ku kagwa, amaze kumira aramubwira ati ibihe ababyeyi bacu barimo si byo by'ubu. Mugisha yamwangiye ko akomeza, aramubwira ati nta gishya munsi y'ijuru, ahubwo ibintu byo mu isi birihindukiza rimwe na rimwe, bikaba byiza cyangwa bikaba bibi. Rwema yarisatse, ubundi akura telefoni mu mufuka we. Ugiye gukora iki? Mugisha yamubazanyije amatsiko menshi. Rwema mu kumusubiza amubwira ko agiye guhamagara se, ubundi akamubaza imyitwarire mama yagize igihe yari amutwite. Nubwo atabyeruye, gusa yari yabwiye Mugisha ko we ataragifite mama we. Mugisha yazamuye agacuma, Rwema azamura ke, nubwo atarazi ibyo ari byo. Mugisha ati kubwo umubyeyi wawe utakiriho. Rwema yikije imitima, agumisha agacuma kiwe hejuru. Yabaye nk'ukubiswe bimwe mu bihe yagiranye na mama we. Aramwenyura ati urakoze. Barangije bombi barasoma. Rwema ati yagiye hakiri kare, wenda ubu abampaye igisubizo cy'icyo nakora. Bombi baratuje, bahereza umwanya ibitekerezo byabo bitembera isanzure, binyura mu nyenyeri ndetse no mu bihe bari bamaze ku isi, bashakisha icyakorwa abagore babo, ariko biranga bibi by'ubusa. Kera kabaye, Rwema yabwiye Mugisha icyo yari ari kumushakira. Yarimo amusaba ko umunsi wari gukurikiraho bombi bagomba kujyana abagore babo kujya kureba umuganga w'indwara zo mu mutwe. Nta kindi kintu cyari gihangayikishije Mugisha nko kutamenya uburwayi umugore we yari arwaye. Nubwo atarabishaka, yemeye ubusabe bwa Rwema. Ubundi bombi bashyiraho igihe ndetse n'isaha yo kuza guhurira, ubundi bakajya kuvuza abagore babo. Ibyago byari byagize inshuti. Umwanditsi umwe niwe wagize ati ibihe niwe mwanditsi mukuru w'ubuzima bwacu. Hagati y'abo bagabo bombi harimo hiyandika amateka mashya. Ibiganza byabo bitigeze bigiramo uruhare. Barenze ibyago byabo, urwarwa rurabayobora. Ubwo basangira nk'inshuti bagerageza kumwenyura. Nyuma y'uducuma twinshi, injereri nizo zabibukije ko bafite ahantu bagomba kwitaho. Basangiye agacuma ka nyuma. Ubwo Rwema yasatiraga imodoka, Mugisha yaramwitambitse amwibutsa ko atari byiza gutwara imodoka wizihiwe. Rwema yarambuye amaso yiwe, abona uburyo inzira ari ndende kandi yari akeneye kugera mu rugo hakiri kare. Yazamuye akaboko ahereza urufunguzo rw'imodoka Mugisha. Mugisha abanza kurureba, ubundi arubika mu mufuka. Ubwo we abatangiye inzira. Rwema abuze icyo akora, abashinguye intambwe. Bombi bari imfura, ntibasindaga ngo badandabirane. Rwema yamukurikiye yihuta, ubundi aba bagabo bombi basangirira nijoro bagenda n'amaguru.
mama ese igihe nawe wari utwite wagize impinduka nk'izanjye? Mama Sano yarebye umwana abanza kumuseka amufata mu kiganza ati humura ibyo biba ku bagore bose. Sano yabonye mama we atari kumwumva barateruye ati ibyanjye ntabwo bisanzwe mama. Mama azunguza umutwe ati birasanzwe. Sano yagiye guhakana umubyeyi we amubwira ko ibyo byahozeho, ahubwo aramubaza ati ese biri kubangamira umugabo wawe? Icyo nicyo cyari ikibazo kigoye kuri we. Sano yabanje kwiyumvira aba yemeye akoresheje umutwe. Mama we aramukomeza ati mwana wanjye ibibazo byose byo mu rugo bishirira mu biganiro, ugomba kuganira n'umugabo wawe. Sano ati twaganira gute mu gihe ntazi ibiri kumbaho? Mama we ati uzabisobanukirwa uko inda yawe izakura. Yamuhaye urugero rw'ukuntu nawe ubwo yari amutwite yararikiye ibijumba byokeje, kandi hari mu gihe cyaho ibijumba byabuze mu gace k'iwabo. Byabanje kugora umugabo we kugeza ubwo we gusa ngo nyuma papa Sano yaje kubyakira, amenyera kujya gushaka ibijumba ndetse byiza akagerekaho no kubyotsa, ubundi akabona kwizihirwa no gutuza. Sano yari ateze amatwi agera aho aramwenyura, arangije yibuka ukuntu mama we atakundaga ibijumba byokeje habe na gatoya. Mama we nawe yibutse byinshi byaranze gutwita kwiwe, ariko uburyo yitaweho n'umugabo we byabaye ikibibi ku mutima we. Yakomeje kumara impungenge Sano, gusa Sano arerura ati mama njye ndi kurarikira umugore mugenzi wanjye. Umubyeyi yakubiswe n'inkuba amera nk'uwumviranye, abyamaganira kure ati ibyo bintu biragatsindwa n'Imana y'u Rwanda. Yanze kubyemera abwira Sano ko ibyo bintu bidashoboka, ahubwo ari ukubyitiranya, agomba kubanza kugenzura ibyo ari byo. Sano yabonye ukuntu umubyeyi we abyakiriye, gusa mama we akomeza gutega amatwi. Sano ati mama n'uwo mugore nawe aratwite, kandi iyo mushaka araza, nawe yanshaka akambona. Umubyeyi yakubise akamu yifata ku munwa kubwo kumirwa ati ako nagakunga umwana wanjye, ibyo ni ibyateye ibyubu. Amufata ibiganza aramukomeza ati ndagusabye wisenye urugo rwawe. Sano yari atuje abura andi magambo abwira mama we. Telefone ya Sano yararize, arebye abona ni Mugisha. Abaretse kwitaba areba mama we ati reka nahe. Yamusezeyeho ubundi aramureba, amuhereza impanuro za kibyeyi. Sano yari ateze amatwi kandi akikiriza. Barasezeranye, Sano afata inzira aragenda. Umubyeyi we asigara yumiwe yibaza aho u Rwanda rw'ubu rugana. Yabonye umukobwa wateze moto, nawe abona guhindukira asubira mu rugo. Yagiye atonganya nijoro. Kwakira amagambo yarabwiwe n'umukobwa we, kumva ukuntu ashobora kurarikira umugore mugenzi we byari byanze. Ijoro ntiryigeze rimusiga habe na gatoya. Yageze imuhira akiri gutangara, aba aravuze ati kuko babyeyi babyaye, izi zonda zibandwa nzerekeza he koko? Yafashe telefoni ye ashaka icyo ayimaza arakibura. Rwema yari amaze igihe adakora urugendo rungana nk'urwo yari akoze n'amaguru. Yageze ku muryango wiwe, abona intebe zari ziteye mu busitani yakoze mu mufuka. Ashaka imfunguzo, akora no kuri telefone yiwe, ayikuyemo akiyatsa abona nimero za mama we ziracyarimo, ziri mu kirahuri cya telefone. Nubwo hari haciyemo igihe umubyeyi we atabarutse, yari agifite izo nimero. Ubwo yazirebaga zamwibutsaga byinshi yaganiriye nawe, yibuka impanuro yamuhaye akiri muto, yibuka ubutwari bw'umubyeyi we, kuko yari yarabarize ari wenyine nyuma y'uko se yari atabarutse. Ntiyabashije kumenya ko ari agahinda kari kumuriza, gusa yumvishe akumbuye mama we cyane. Nubwo Muhoza yageragezaga akaziba icyuho cy'umubyeyi we, ariko ntiyari kubasha gusimbura wamwibarutse. Rwema yananiwe gufungura urugi, ubundi atera intambwe ajya kwicara. Yagiye kwicara mu ntebe zo mu busitani. Ibyo yarimo akora byose Muhoza yarimo amureba. Yari yamwumvishe ko yaje, gusa yagumye mu idirishya aratuza. Rwema yamaze guca bugufi, ubwo ashyira telefone ku gutwi. Mu ijwi ryuje ikiniga yarateruye ati
ibihe byose by'ubuzima bwanjye mpora ngukeneye, gusa muri ibi bihe ndagukeneye. Yumvaga ari kuvugana na mama we, nubwo yategerezaga ko amusubiza agaheba, ariko we ntiyasibye kumubwira. Akomeza agira ati, mama, ubu umugore wanjye aratwitse, nicyo kintu cyiza nari ntegereje mu buzima, none ibi bintu byanyobeye pe. Yahinduye telefone ayishyira ku kundi gutwi, arakomeza ati, ese igihe wari utwite wari umeze ute? Data yitwaye ate? Ndakwinginze nsubiza, kuko sinshaka kubera umutwaro umugore wanjye. Ndashaka kumufasha uru rugendo rwo kuzana umuntu ku isi, kwagura umuryango. Nibyo nshaka mama, gusa sinzi uko nabikora. Yarimo ashaka wamusobanurira. Yihanaguye imizigo yari iri kumutemba ku matama ye, arakomeza ati, mubyeyi, ndagusabye gira icyo umbwira. Ibyago byacu abadusize mu isi baba batureba kenshi, baba bafite ibisubizo ku byo twibaza, kuko bahora iruhande rw'Imana. Ururimi bavuga ntabwo turwumva, kuko ntituba mu isi yabo, gusa ururimi rwacu rwo baba barwumva, kuko yabaye mu isi yacu. Ubwo Rwema yari ategereje igisubizo, yatunguwe no kumva ibiganza by'umugore we biri kumukoraho. Yaratunguwe, akebutse telefone iragwa. Muhoza yari yumvishe ikiganiro, yari azi ko ari kugirana na mama we. Rwema yagiye kwihanagura, Muhoza amufata akaboko, ubundi akomeza kumuhanagura. Rwema ati, wanyumvishe? Muhoza yemera akoresheje umutwe, ariko nawe yari atangiye kuzenga amarira mu maso. Kubona umugabo we yihebye ntabwo byari kumushimisha. Rwema amuhoza agira ati, umbabarire. Muhoza arikiriza ati, nanjye umbabarire. Rwema yamuhobereye, ubundi bombi barahaguruka bajya mu nzu, mu ntambwe zuzuje urujijo, ariko urukundo rwabo rudasigana. Binjiye mu nzu yabo, harimo urukundo rwinshi, ariko rutwikijwe n'igihu cy'urujijo. Rwema yabanje kwaka imbabazi umugore we, amubwira ko yagiye kumushakira umuganga w'uburwayi bwo mu mutwe. Muhoza ntiyabyakiriye neza, yahise amurekura. Rwema agiye kugerageza kumusobanurira, Muhoza amubuza kugira icyo avuga, amubwira ati, Rwema, sindi umusazi. Muhoza nawe yari akeneye gusobanukirwa ibiri kumubaho, ariko ntiyumvaga uburyo yakwitwa umusazi. Yabihakaniye kuri, abwira Rwema ko atazigera ajya kuri uwo muganga. Akomeza abaza ati, ubundi se Sano we yabyemeye? Kandi niyo yaba yabyemeye, njye sinzajyayo. Muhoza yasize Rwema ahagaze, amusigana urujijo rwinshi.